ese umutingito. Umutingito. Yego, umutingito ntago ari umutingito umunyeganyeza, isi n'umutingito w'ibibazo nashatse kuvuga. Banyumve neza. Yego. Umutingito nunyeganyeza isi, mwami wanjye uzampe gukomera, nubwo amazi yo mu nyanja yakwibirindura, ubwato bukameneka uzandinde guhemuka. Wavuze ko no mu muriro uzamba hafi, uzohereza mwuka wera abane nanjye, bana nanjye mpaka kw'iherezo. Bakunze ba Shomo TV 195 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, twifuje amahoro y'Imana, twifuje gubwa neza mu mwami. Nge muri kumva Toneste Ntirenganya niyo mazina yanjye. Ndabakunda kandi namwe murabizi ko munkunda, muri inshuti zanjye zakadasohoka. Reka dusuza abantu bateze amatwi bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda, twongeyeho n'umujyi wa Kigali. Mwese Imana ibaho umugisha kandi mugume mu mwuka, mukomere mu mbaraga z'Imana isumba byose. Tubuza kuba subscribe no kuba share ku nshuti zanyu kugira ngo dufashe kwamaza ivugabutumwa ryiza. Twamuka n'ipaka tukagera hirya y'igihugu cy'u Rwanda, tukajya muri Afurika, tukagera muri Aziya, tukagera i Burayi, tukagera muri Amerika. Hose hari inshuti zikurikira. Mwese twifurije kugubwa neza mu mwami. Tuyibutse ko turi mu minsi ya Pantekote, igihe umwuka yamanukiye intumwa arababwira ngo mugume mu cyumba cyo hejuru kugeza igihe muzahabwa imbaraga. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, inshuti yanyu kandi ni umusore. Uri umusore? Yego, ndi umusore. Uri umusore. Imana iguha umugisha. Ni mushyashya kuri Shalom TV 195, ariko ntago ari mushyashya muri social media. Nawe afite YouTube channel cyangwa afite televiziyo, yitwa iyihe? Yitwa Nizeyimana Elisa. Nizeyimana Elisa TV cyangwa official? No, Nizeyimana Elisa gusa. Ni izina ryawe ryonyine? Yego. Ngo tubwire amazina yawe rero. Ndambanje kubasuhuza abakozi ba Shalom TV. Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Elisa, nk'uko mubibona ndi umutumirwa muri iyi televiziyo. Ndi umuhanzi, mpimba indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Ahimba indirimbo ziramya zigahimbaza n'Imana. Aribuze kuturimbira umusore wacu kandi nzi neza yuko ari umusore mwiza cyane, yambaye neza, ari smart. Gusa neza, wisigaye amavuta? Ni ibisanzwe. Wambaye neza. Hari n'amavuta Imana ibidusiga. Ko ndi umusore mwiza, abakobwa bari bahe? Buriya hari ukuntu Imana ibihishe ntabwo igihe cyane. Ariko nimo nta banga, nta mukobwa urakubwira ngo uri mwiza? Oya. Nta mukobwa urakubwira ko uri mwiza? Oya, ntawe pe. Kwa dukurikiye tugona umusore mwiza cyane, ukunda Imana, akunda gusenga kandi akunda no kuririmba. Avuze ko ari umuhanzi. Ndashaka usobanurira abadutse amatwi, guhanga ni iki mu magambo make? Ubundi guhanga ni ukurema ikintu kidahari kikabaho. Kurema ikintu, guhanga ni ukurema, gukora ikintu kidahari kikabasha kuba kikagaragarira buri umwe wese, cyangwa se kikumvwa na buri umwe wese. We maze mu gihe kingana iki mu kintu cyitwa ubuhanzi? Umaze mu gihe kingana iki? Nabitangiye kera, ni nyuma hashize imyaka nk'itanu, 7 gutyo. Nabanje gukorana n'amakorari cyane. Nabanje gukorana n'amakorari. Suza abantu mwakonaga rero muri amakorari, basuhuze, suzamo nka 3 byibuza waba ukibuka.
bo nasuhuza amakorali muri rusange nka Heritage of Christ, Heritage of Christ Choir, Heaven Kid, Ndagukunda Yesu hano i Kabuga na Philadelphia ya hano mu mujyi wa Kigali iko Karamba. Mwabyumvise ko ari umudivantiste? Yego nivuze amazina y'amakorali akenshi bihita bimenyekana aho usengera cyane rwose. Urakoze cyane kubashuje kandi ndizera ko nawe bazagusuhuza. Ntabwo mwamusuhuza aka kanya ariko komenti wandike muri komenti umusuhuza azabibona ko namwe mwamushuhuje kandi ndabizi neza yuko mukundana. Urakoze cyane. Muri ayo makorali yose kuki nta mukobwa urimo gukunda? Umukobwa unkunda abakobwa bose se wagize wa haba hari umugisha. Akoje ko nabicuritse nabuze umukobwa ukunda ahubwo wowe ukunda sasa. Uwo nkunda wenda mufite. Urakoze cyane. Batwagarutse murumva ko afite fiancé ku bakobwa babize ko bagiye gutangira kumwaka nomero nubwo ziri bugeho ariko murumva ko yafashwe. Babyita gufatwa cyangwa uba warafashwe aho ngaho. Yego. Ariko nizeye ko utarambwira umukobwa ntabwo uramubwira ko umukunda. Narabimubwiye arabizi. Arabizi cyane arabizi rwose. Nuko nta kantu kari kajya hari ko kazajyaho. Urakoze cyane mukobwa wize rero. Suhuza inshuti yawe muri komenti ahita abibona rwose kandi nukuri ni umusore mwiza Imana igumugisha rero. Tuganirize muri ibi bintu by'ubuhanzi ubimazemo imyaka ingaho ugereranije ni imyaka 7 bimazemo ariko nkora umuziki ku giti cyanjye ni imyaka 2. Urumva nabanje gukorana nayo makorali hanyuma nza kugira igitekerezo cyuko nanjye hari ubutumwa natanga ku giti cyanjye. Nkumva hari ukuntu ntanga message muri korali ariko nkumva hari ubwo natanga no ku giti cyanjye. Hanyuma mpitamo iyo nzira nkumva nanjye hari ukuntu nacyamye itabaza sindi twikiriza intonga. Nkumva nyine nanjye hari ubutumwa navuga ku giti cyanjye kandi bugafasha benshi kandi buzabafasha ndabizi. Amen. Watubwiye ko guhanga ari ukurema ikintu gishya ariko dusobanurire uko hari abantu bahanga by'impano akaba afite impano yo guhanga ariko tuvuga impano buriya ngiye nkeka ko mu kuririmba kuri impano zitandukanye. Hari impano yo kwandika, hari impano yo kuririmba n'ijwi, hari mbese no kuvuga ngo usanga ari nk'impano zikomatana ari nyinshi. Impamvu bivuze ngo zikomatana ari nyinshi, hari ugenda akumva indirimbo iraje agahita yandika agahita ayiririmba, hari uryama akayirota mu nzozi ikaza mu nzozi nabwo akabyuka akajya gute akandika agashyira hariya. Hari n'abandi rero bandikirwa bafite impano zo kwandika ariko akaba adashobora guhagarara ngo abashe kuyiririmba, akaba yayandika akayigurisha. Akaba n'undi nanone uyirepeta kuko afite impano yo kuririmba akayiririmba. Wowe impano yawe ikora gute? Je impano yanjye rero birakomatanye nk'uko wabivuze. Jewe ndiyandikira nitekerereza melody, mbese situation ndimo akenshi niyo mpimba. Ubwo iyo mbabaye mpimba indirimbo zijyanye no kubabara, naba nishimye nkahimba indirimbo zishima Imana. Naba mbese uko meze situation ndimo niyo nkora. Kandi ntabwo mvuga ngo igihe kirageze ngo ngiye kwandika indirimbo. Oya, isaha n'isaha melody iraza. Ubwo ni wasanga uri muri babandi baririmba iby'imibabaro by'imiruho yabo by'ubuzima bwabo. Oya ngiye message ziratandukanye. Iyo nshima Imana ndayishima. Bajye kuri channel yanjye yitwa Nizeyimana Elisa barazibonaho. Hariho indirimbo zishimira Imana, Imana irema, mbese n'iz'akababaro nyine cyangwa se ibibazo tunyuramo muri iyi si, ibibazo byose twirirwa tugundagurana nabyo zirimo. Hari abantu baza gutanga ibiganiro ariko wamubwira uti turirimbire
ati kuva nta sente mbona, kuva nta gitari ndi mbona, ntabwo ndi buririmbe. Ugasanga bashaka kuririmba akoresheje umuziki ariko akaba ataririmba akoresheje umunwa we. Nizere ko wowe uri buturirimbire oya jewe rwose kereka icyo mudashaka nta kibazo bintwaye na gito. ngaho turirimbe indirimbo wumva kabisa imotiva cyane cyangwa se ariyo mbese wumva yihuta cyane muri wowe. Turirimbe nk'igitero kimwe na Ruferi twumve. Indirimbo rero inzamo byihuse ni indirimbo nise Umutingito. Umutingito. Yego, umutingito ntabwo ari umutingito umwunyeganyeza, isi ni umutingito w'ibibazo nashatse kuvuga. Banyumve neza. Yego. Umutingito nunyeganyeza isi, mwami wanjye uzampe gukomera, nubwo amazi yo mu nyanja yakwibirindura, ubwato bukameneka uzandinde guhemuka. Wavuze ko no mu muriro uzamba hafi, uzohereza Mwuka Wera abane nanjye, bana nanjye mpaka kw'iherezo. Wavuze ko no mu muriro uzamba hafi, uzohereza Mwuka Wera abane nanjye, bana nanjye mpaka kw'iherezo. Wow, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Buriya abantu benshi bakunda amajwi y'Abadivantisite kubera ko ngo baririmba neza cyane. Nawe uraririmbye mpita numva nahaguruka nanjye nkabyina cyangwa se nkaba nagufasha, ariko kandi turishimye cyane. Urakoze cyane inshuti y'Imana. Wayise Umutingito. Umutingito ni iyihe mpamvu yatumye iyi ndirimbo uyita Umutingito? Umutingito, impamvu iyi ndirimbo nayise Umutingito, umutingito nawugereranije n'ibibazo by'indengakamere. Hanyuma ndavuga nti umutingito nunyeganyeza isi, mwami wanjye uzampe gukomera. Mbese ibibazo nibinyugariza, Imana izampe gukomera. Kandi nubwo amazi yo mu nyanja yakwibirindura, ubwato ndimo bukaba bwameneka, Imana izandinde guhemuka. Ubwo nubwo nahura n'ibibazo by'indengakamere, naba ndi muri keredi, cyangwa se nabuze minerivare z'abana, cyangwa se nk'iyo keredi nari mvuze mbere, nkaba ntabasha gushaka inyungu zirenze z'indamu kugira ngo mbashe kuba najya guhemukira bagenzi banjye, ngo mbake nanjye n'abamadeni mbambure. Hoya, nasabye Imana rero ko yamba hafi kugeza ku iherezo ikandinda muri uwo mutingito. Ni muri ubwo buryo nabivuzemo. Uri umusore ukiri mutoya kandi afite imbaraga zo kubasha kuba wakora ukagera kure. Tuganiriza amagambo make cyane. Birashoboka ko hari abandi bantu wabonye bahemuka cyangwa se uwo mutingito ukabanyeganyeza bagahinduka akabarore. Ni iyihe migambi cyangwa se niyihe migabo ufite yo kugeza ku rubyiruko, cyangwa se naho uti ndumva nshaka gukora gutya kugira ngo ntazahemuka? Ubwo harimo na message uha urundi rungano rwawe kugira ngo narwo rubashe kujya gute gukoresha amaboko yarwo, narwo rwirinde kuba rwahemuka. Message wabahaniye? Ubundi ubusanzwe tuzi ko guhemuka atari byiza. Guhemuka ntabwo ari byiza, nubwo nta myaka myinshi mfite, ariko imyaka mbayeho kuri iyi si hariho abantu beza, hariho abantu babi, hariho abahemuka deja ndababona. Ariko nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye ko ibyo bintu atari byiza, babasha kugendera mu nzira nziza. Kandi kugendera mu nzira nziza nta kundi ni ukuyoborwa na Bibiliya. Ni ukuyoborwa na Bibiliya, nibwo ibyo byose wabasha kubihunga bigakunda. Yego. Mu byo uvuze no minerivare z'abana iki byose, kandi ntabwo urashaka. Kuki witeganyiriza ukumva ko imbere hari ibibazo bishobora gutuma wahemuka, ugashyiraho za minerivare, ugashyiraho iki? Ibyo ubiterwa n'iki? Wenda ntabwo
ntabwo njyewe ngenda nakubwiye ko umuhanzi ahimba situwasiyo, njyewe mpimba situwasiyo bitewe n'ukuntu ibihe bimeze cyangwa n'uko meze muri ibyo bihe. Mba ku ishuri niga, hari abana nabonaga bigoranye kwishyurira minerivare, nkabona birabajennye nyine kandi ugasanga n'iwabo bafite ubushobozi buke. Yego hari n'igihe usanga nk'umubyeyi ari gushaka iterambere ry'umuryango, yafata agakeredi ugasanga kwishyura bibaye intambara. Ni muri ubwo buryo nabivuze, ntabwo ari guteganya ngo ibibazo biri imbere, nta n'ibyo nifuza imbere hano. Urakoze cyane, ufite imigabo n'imigambi myiza kandi ndabizi neza yuko Imana ukorera izagushyigikira. Turi mu gihe cyo kwitegura Pantekote, buriya cyane cyane amatorero cyangwa se amadini yemera umwuka wera arabizi neza yuko Pantekote cyangwa se umwuka wera yamanukiye intumwa bari mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa 50, ni munsi wa 50 Pasika ibaye. Wowe ubyumva ute? Mbyumva neza kuko umwuka wera ndamwemera, umwana n'umwuka wera ndabyemera cyane. Gusa njye mu magambo nahuranyije nahita mvuga ngo Imana ijye itumanurira umwuka wera kugira tubashe gukora nk'ibyo ziriya ntumwa zakoze. Ikatumanurira imvura y'itumba, ikatunetesha mu mitima, tukabasha gukora tukabasha kugendera mu nzira nziza nk'izo ziriya ntumwa zabashije gukora mu bihe bya mbere. Mu myiteguro yo kwitegura umunsi wa Pantekote, mwebwe mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7, ni uruhe ruhare mugira kugira ngo mwitegure kumanukirwa na mwuka wera? Kumanukirwa na mwuka wera, mwuka wera tumanukira buri munsi. Nta gihe tuvuga ngo igihe iki n'iki mwuka wera yaramanutse, kuko twewe Pasika yacu ni Yesu Kristo. Pasika yacu ni Yesu Kristo. Twe mwuka wera turamwemera ariko atumanukira buri munsi. Urakoze cyane. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzabagabo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya hose no kugeza ku mperuka y'isi, ko birivuga uyu mwuka yamanutse mu babagabo bo guhamya. Reka tuguhe umwanya rero ugire message utanga ku bakunzi bawe bakurikirana indirimbo zawe umunsi ku munsi. Message mbaha nuko mbakunda cyane, kandi urukundo bagumya kungaragariza, bagumye barungaragarize, bankurikire, bakore subscribe, like na comment, bambwire ibyo nahindura, n'inama zabo mba nzikeneye, banasharinga ubwo butumwa bugere kure, babugeze ku bandi ntibabwihererane. N'ibyo nabasaba. Turashaka abanyotera imbere kandi karirimbo byibuze mu gitero nka 2 cyangwa se nka gitero kimwe, uko umwuka bushoboza akandi karimbo wumva kihuta, nako katuririmbire ko watunejeje cyane. Ibyo dukorera Mana ni byiza, kuko dukunda bihebuje, birenze urugero, uturinda amanywa nijoro, kuko dukunda ntuhwema kuduha umugisha umunsi kundi. Ndumva undinze impande zose, ndumva nkeye, mfite umutima unyuzwe. Mutima wanjye we, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye kugeza ubu. Yambabariye ibyo nakiraniwe byose, n'ukuri ishimwe ni iry'Uwiteka. Mutima wanjye we, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye kugeza ubu. Yambabariye ibyo nakiraniwe byose, n'ukuri ishimwe ni iry'Uwiteka.
urakoze cyane ishimwe ry'Uwiteka. Mu kabazo k'amatsiko iryo jwi uri kuririmba ryitwa irihe? Ni irya kangahe? Ni irya mbere, ni soprano. Ni soprano. Yego. Mu ndirimbo uririmba cyangwa se watubwiye ko wahoze muri korale, ni ayahe majwi agize indirimbo buriya muri korale? Amajwi ubundi njye mvuga ko ari atanu. Hari soprano ariyo ya mbere, na alto ya kabiri, na tenoro ya gatatu, na baze ya kane, na solo bass ya gatanu. Amajwi ni atanu. Amateka tubwira ko ngo rusofero mwakiri mwiririmbaga amajwi 12. Kuki mwebwe mutagira kuri amajwi 12? Icyo gihe Imana yari yaramuhaye ububasha, kandi uri kumva twewe kubera Imana yaduhaye amahitamo, yaduhaye byose turema, hanyuma twirangaraho, rusoferi arabitwara. Nicyo cyabiteye rero, ntabwo Imana byose natwe yari yarabiduhaye, ariko kubera amahitamo mabi yacu twakoze, Imana twizeye ko izongera kurema iyi si bundi bushya, tukabisubizwa kubera Yesu Kristo yadupfiriye. Yego. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kubw'ubusobanuro bwiza uduhaye. Ariko kandi turacyaganira. Ndashaka kukubaza muri ayo majwi uko ari atanu, wowe ubasha kuririmba mangahe? Amajwi yose ndayakora, ayo majwi atanu, ariko ntabwo nayasohorera rimwe nka rusoferi. Ndirimba rimwe nk'iyo ndi muri studio, njye ndibekinga amajwi bazumva mu ndirimbo yanjye, mu ndirimbo zanjye ziri kuri channel ya Nizeyimana Elisa, bazanyumva kenshi. Alto ni iyanjye, na tenoro ni iyanjye, na soprano ni iyanjye. Ubwo uri kumva ko ayo majwi ni y'abahanzi bakunda gukoresha, ntabwo baze nyikoresha. Na solo base ndayikoresha, na solo base base niyo nakunda gukoresha mu ndirimbo zanjye. Ariko ayo majwi yose, amajwi nibandaho cyane nzi neza, ni amajwi ane: tenoro, alto, soprano na solo base. Ndashaka turimbe muri solo base. Indirimbo irimo solo base ubundi ni indirimbo iterwa, nta utagira n'ikiraza ari ikijwi kibyibushye. Ni solo base, ni indirimbo iterwa. Wenda niba nshobora kuririmba, ni urugero, wenda nk'indirimbo za Ambassadors bajya bazumva, ni urugero nabaha, nk'iriya ndirimbo ngo musaraba wawe mwami, musaraba w'igitangaza, musaraba w'umugome. Iyo niyo solo base nyine, solo iterwa n'umuntu umwe, abandi bakikiriza. Ntabwo ari ikijwi kiremereye cya base ngoya. Nubwo bari abantu mu batura indirimbo bakora muri solo base, umuntu uyitera, tuvuge hari indirimbo ziba zandikitse mu buryo bwa solo, igaterwa n'umuntu umwe, hanyuma korali yose ikinjirira muri refure. Iyo niyo solo aba yateye uwo muntu wabanje, aba yateye muri solo base. Urakoze cyane. Hari amakorali hirya no hino, cyangwa se tuvuge tagiye mu Adventiste ni mu yandi matorero hirya, umuntu ashobora kuguhamagara wenda nko muri korali, ukaba wajyamo kwigisha amajwi muri iyo korali, byashoboka? Yego, n'ubundi njye sanzwe ndi umutoza, nandika indirimbo, ndiyandikira n'amakorali nkayandikira. Yego, ndanatoza. Wanatoza? Yego. Ubwo twavuye mu Badiventiste twagiye mu yandi madini, ushaka kujya gutoza korali yo mu yindi dini bigakunda? Wenda njyewe umwimerere wanjye ni Uwadiventiste, ntabwo nshobora kujya hanze yaryo. Umwimerere wanjye ni Uwadiventiste, nshobora kubikora bakumva mbajyanye mu badive. Kumva rero, kandi injyana y'abadive wenda atariyo babasha kuba bafashirizwamo neza, kuko buri muntu, abantu bakunda bitandukanye, banakunda injyana zitandukanye. Hari uwakunda injyana ya Kidiventiste, hari uwakunda ya kirokore, ya ADP.
rero ngewe mu by'ukuri harimo n'abadeperi bashobora kuba bakunda cyangwa katolike bakunda injyana ya adivantiste, ariko uri kumva naba mbahinduriye umuco, naba mbahinduriye injyana yabo, kuko njyewe umwimerere wanjye ni uwa adivantiste. Naba rero ntago nakandika ibiri kure ya adivantiste. Hari abantu rero usanga tuvuge n'urugero ni umuririmbyi cyangwa se ni umutoza mu itorero n'iri, ariko ugasanga arimo arajya atoza mu yandi matorero hirya no hino, ugasanga rimwe ari muri ADEPR, ubundi ari muri Restoration, ubundi ari muri Zion, ubundi ari muri ibi bintu mwebwe mwifata gute? Twe mu by'ukuri uko ni ugucangacangana injyana, kandi kumva sinzi ko injyana zose yaba azizi. Byumvikana ko hari injyana aba afite y'umwimerere yiwe ku giti cye, injyana yiyumvamo cyane kuruta izindi. Gusa ntaho nigeze mbyumva, nta naho nabibonye. Ingenzi ko ADEPR ikunze kugira abatoza bayo, naho byabaye wenda bakagira ababadive ni hake, nabwo birashoboka, ariko njyewe nzi ko nta hantu nari nabibona. Twewe mu badivantiste tuba dufite umwimerere nyine wacu, kandi ndakeka na ADEPR biwufite, kuko indirimbo za ADEPR njya nzumva ndanazikunda, ziranamfasha zimwe na zimwe, ariko ntabwo guhindagura injyana numva atari byiza cyane. Urakoze cyane. Watubwiye ko ujya utumirwa mu biterane, ukajya kuba waririmba mu giterane runaka. Tuvuge n'urugero, wenda Zion iteguye igiterane ikagutumira ngo ngwino turirimbire mu giterane, wajyayo? Oya, biragoye, ntabwo najyayo. Kubera iki utajyayo? Ntabwo najyayo kuko ngendera ku mategeko, ku ndangagaciro z'itorero. Ngendera ku ndangagaciro z'itorero, ubwo nkurikize indongozi y'itorero, nzi ko nta hantu bitemewe, ntabwo nzi ko byashoboka. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ati ntabwo byashoboka, sinshobora kujya kuririmba mu bindi biterane. Ni ubutumwa bwiza ubutambutsa, kandi abantu benshi bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Akenshi buriya abantu bakunda ibintu bigendanye n'indirimbo. None kuki waba ukumira ubwo butumwa ntibwemererwe kujya mu yindi torero, byibuza ngo nabo babashe kwakira ubutumwa buciye mu ndirimbo zawe? no kubera iki? Mu by'ukuri wenda ntabwo naba nanze kujyayo, ariko ubutumwa buvugirwa hose, no kuri channel yanjye babusangaho. Yego, no kuri channel yanjye babusangaho. Bishoboka ko nshobora kuba mfite igiterane nko mu majyepfo, njye ndajya kuririmbamo, abaho tugahurirayo, cyangwa se Kayonza cyangwa mu mujyi wa Kigali tugahurirayo. Ariko sinzi, ntabwo mpamya neza, ntashidikanya yuko untumiye mu giterane wenda cya katolike biragoye kuba najyamo, bitewe n'idini ryanjye. Urakoze cyane. Dufite abahanzi benshi, abahanzi bategura ibiterane, bagategura ibitaramo, barangiza bakajya wenda nko mu masare ahenze, bakaba bishyuza abantu baza kwakira ubwo butumwa bwiza cyangwa se gushyigikira indirimbo zabo. Tuvuge n'urugero, nkawe ukeneye gutegura igiterane, sindirimbo ujye ubitegura cyangwa nimba uri kubitegura byawe bwite, ariko kandi tanga ubutumwa kuri abantu bapanga ibiterane byo kurimba indirimbo z'Imana za gospel cyangwa se zihimbaza Imana, bagashyiraho n'ibiciro bakishyuza abantu baje mu biterane. Ni iki wabavuga? Ubundi numva ko ibyo bintu bidakwiriye. Ndabivuga ku giti cyanjye, ntabwo ndabivuga muri rusange, njye ndabivuga ku bwanjye. Numva ko bidakwiriye, kuko agakiza twagahiriwe ubuntu. Gupanga igiterane ukinjiza wishyuza amafaranga, numva atari byiza. Bareke binjire. Hari
hari igihe ushobora kuririmba abagutera inkunga bakazigutera, ariko hari igihe wapfukiranye umuntu wari urakizwa kubera adafite ubushobozi bwo kwinjira muri icyo giterane, ukamupfukirana ugatuma adakizwa ngo abashe kuba yabona ijoro. Numva atari byiza, numva atari byiza rwose. Hari abantu bagumya mu bubata bw'ibyaha kubera badafite n'ubwo bushobozi bwo kwinjira, ugasanga bagumye mu mbata y'ubunyabyaha. Rero numva yuko agakiza twagaherewe ubuntu biciye muri Yesu Kristo. Natwe twakoze ibyaha turacumura, hanyuma ubu twabona ikiguzi tuhaye Yesu kuko amaraso yatumenera, ubu twakibona. None kuki bishyuza? Njye ntabwo mbyumva ko bikwiriye. Urakoze cyane uti ntabwo bikwiriye, nta nubwo ari byo. Tuganiriza amagambo make cyane. Buri muntu wese agira uwo yigiraho, umuntu wigiraho cyangwa se wakuyeho icyitegererezo cyo kumva wafata umwanya wo guhimba nawe ubwe ko wanayimuganiriza. Ninde muhanzi hano hanze wigiraho ku buryo akubera icyitegererezo ngo numva nshaka guhanga, numva nshaka kuririmba nkagera kuri revo nk'iya runaka? Umuhanzi nkunda cyane bamwita Mwarimu Sozi, yatozaga Ambassadors. Hari na benshi bavuga ngo ndirimba nkawe, ariko ntabwo njye mbyiyumvamo ko ndirimba nkawe. Ubu ndamukunda cyane, hano Umugande. Ubu nkeka ko ari kuba Uganda muri iyi minsi. Hanyuma na Israel Mbonyi ndamukunda. Israel Mbonyi indirimbo ze ndazikunda, nkunda live performance yiwe. Nawe ndamukunda cyane Israel Mbonyi. Yego, abo bahanzi nibo b'umwihariko kuri njyewe. Mu cyifuzo cyawe wumva wazarimba ukagera kuri revo yawe. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo rero, ngaho reka tugane ku musozo, ariko kandi reka nkwingingire kugira ngo hari abantu bagukunda, hari abantu bagukurikira, hari abantu bifuza kuvugana nawe. Tanga telefoni zawe kugira ngo bazabashe kuguhamagara, cyangwa se bazabashe kwakira ibitekerezo, cyangwa se nawe ubwawe wakira ibitekerezo byabo. N'ubucuti kandi bubabona. N'ubushuti. Nimero yanjye rero ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Ni 078 4 7 7 6 2 7 reka nyisubiremo. Ni 078 4 7 7 6 2 7. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Kuba dukurikira kuri Shalom TV 95. Reka tubabwire ngo uyu ni umusore kandi ukunze Imana, urimba gospel, kandi ubona ko afite ubushake, afite n'ijwi ryiza, kandi umwuka w'Imana ari muri we. Mumushyigikire rero mukora subscribe kuri YouTube channel ye, ikindi kandi mukora share ku nshuti zanyu zose. N'indirimbo nziza cyane muzayisure, afite indirimbo nziza cyane zirimo amavuta y'Imana. Reka tumusabe yongere aturirimbire akandi karirimbo tugana ku musozo. Yego, nta kibazo. Isi turimo narayirebye, nsanga ibirimo ari nk'ikinamico. Ushaka amafaranga ngo ubone amahoro, wayabona amahoro akabura. Yesu we urahebuje, ibyo wakoze nta n'undi uzigera bishobora. Yesu we urahebuje, ibyo wakoze nta n'undi uzigera bishobora. Ibyo wakoze mwami we nta n'undi uzigera bishobora. Ibyo wakoze mwami wanjye nta n'undi uzigera bishobora. Urakoze cyane. Reka tugana ku musozo, utwemereye niba nitwongera guhamagara uzaza ukaganiriza abakunzi bacu. Njye ndahari rwose,
ndahari ku bwabo, ndahari ku bwabo. Imana niba ikidutije umwuka duhumeka, ndahari rwose. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Share, komenti biremewe, kandi nzi neza yuko ari inkunga uraba uduteye, reka tuvuge ngo nakagaruka. Imana iho umugisha.